biratangaje ibintu by'Imana iyo ubonye umuntu ukumva hari ukundi kuntu baye. Yego. I think feeling namugizeho nibwo bwa mbere yimbayeho. Describe your wife in 3 words. Ntabwo dukura mu mutwe kubera ibintu byinshi bigezeho byoroshye. Twavukiye guhatana, tuzakomeza duhatane kuko n'ubundi umusirikare wa nyawo akomezwa n'imitego y'abanzi yasimbutse. Uzakomera bya nyabyo muhura n'ibibazo bya nyabyo nyine. Ye nitwa Raymond Green nk'ibisanzwe. Stand for still. Uyu munsi ntabwo nje gutera ihangana, nta nubwo nje kugaragaza umfana hagati ya BRUCE MELODIE na The Ben. Nje nkunda umuziki bisanzwe rwose. Nawe rero niba ukunda umuziki nkanjye, by'umwihariko ukabukunda injyana ya R&B na pop, ariko ukabudakunda The Ben, ufite ikibazo. The Ben yakunzwe cyane amenyekana mu ndirimbo nyinshi zirimo amahirwe ya nyuma, Thank You, Vazi, ni Forever, Sikose yahuriyemo na producer Element Ellen ndetse yewe na Kevin Kade, tutibagiwe n'indirimbo yitwa Best Friend yakoranye na Bwiza n'izindi. Benshi rero mu bamukunda bamukundira ko usibye kuba azi kuririmba, akora ibihangano byiza, ikindi ngo nuko amahirwe umuhanzi wese umuganya bagakorana indirimbo hatabayeho kugorana. Tiger cyangwa The Ben ni umuhanzi ukundwa kuvugwaho byinshi, yewe ntiyadaheruka gusohora indirimbo ntasiba mu mitwe y'ibinyamakuru byinshi. Benshi baramukunda, benshi baramufana cyane kugeza naho yateguye igitaramo mu Burundi kigateza mutiyaje kuva ku kibuga cy'indege. Uyu rero niwe muhanzi wenyine nyarwanda wabaje gukorana indirimbo na Meddy yitwa Lose Control, ndetse yewe akanakorana na Diamond indirimbo yabaye ikimenya bose yitwa Why. Hari inkuru nyinshi zavuzwe kuri uyu musore kuva ku nkuru ye y'ishanga kugeza ku nkuru ye y'urukundo, byose ntumenye izindi nkuru zibyihishe inyuma. Ni byinshi rero wakomeje kwibaza, tubundi The Ben ninde, ni muntu ki? Uyu muziki wamugize uwari uyu munsi yawuje mate. Afite umuvandimwe witwa Green P, ariko se ubundi kubera iki badakora n'indirimbo habuze iki? Ni byinshi wibaza kuri uyu mugabo, byose uraza kubyumva. Reka uyu munsi mu kiganiro cya none tuvuge ku buzima bw'ibanga bwa The Ben ukunzwe cyane rwose. Ukurikiye inkuru yabyo, ikiganiro cyonyine ukurikira ukizera gusobanukirwa ibyo bibaza byose. Ngaho kora subscribe, ufungure inzogera, ubundi ujye ubona ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bukoroheye. Jya wumva nk'ibisanzwe, nitwa Raymond Green. Bahaye ikaze mwese. Niba ukunda The Ben byanyabyo rero kanda like kuri video, ubundi nguhe gato ku mateka ye. The Ben yavutse ku itariki ya 9 Mutarama muri 1988, avukira i Kampala muri Uganda. Ni mwene Jambo Nima na Esther Mbabazi. The Ben ni umunyamuziki uririmba injyana ya R&B na pop. Ni wa kabiri rero mu muryango w'abana batandatu, muri abo hakaba harimo na Green P ukora injyana ya hip hop. Ni umuhanzi w'amateka muri muzika nyarwanda, arajya akiyambika byose abikesha muzika yihebeye. Byose rero bitangirira iwabo mu rugo. Kwinjira muri muzika amaze kuba mu bukombe byaturutse kuko ababyeyi be baramufashije ndetse bakanamukundisha kujya gusenga cyane, biza gutuma yinjira muri korali yanabanyemo n'abandi banyamuziki bubatse izina mu Rwanda barimo nka Meddy ubarizwa muri Amerika, kiri gutunganya amajwi n'amashusho ndetse we na Nikora. The Ben akaba yarinjiye muri muziki isanzwe, biza no kumuhira akora album ye ya mbere yise Amahirwe ya mbere. Yasohoye indirimbo nyinshi nk'iyitwa Amahirwe ya nyuma, Wigenda, Uzabuza yakoranye n'uwitwa Roger, n'izindi zinyuranye zatumye yigarurira imitima ya benshi. Indirimbo rero yamenyekaniyeho cyane ni iyitwa Maso ku Maso. Iyi ndirimbo yayisohoye mu mwaka w'2008 nyuma y'izindi nyinshi zimenyekanye cyane, harimo niyo yari yaririmbanyemo na Tom Close yitwa Beza n'iyitwa Mbwira. Nyuma yaho rero yaje no gushyira hanze indirimbo nka Ese n'ibyo n'izindi, nyuma aza kwerekeza muri Amerika aho yaje gukomereza ubuhanzi bwe, akorana indirimbo Turi kumwe n'umwe mu batunganya indirimbo ariwe Mike Harrison. Ku wa 15 Nzeri mu mwaka wa 2016 The Ben yatumiwe nk'umuhanzi mu ihuriro ku buringanire no gushaka icyazamura iterambere ry'umugore, ihuriro ryiswe Rwandan Women Convention Canada. Iri rero rikaba ari ihuriro rihuza abanyarwanda n'inshuti zabo mu mujyi wa Montreal muri Canada. Muri uwo mwaka kandi The Ben yahuye na Miss Kundwa Doriane mu cyiswe Rwandan Women Convention Canada. Rwandan Women Convention Canada yateguwe na ambasade y'u Rwanda muri Canada. Rikaba ari ihuriro rimara iminsi ibiri kuva ku itariki ya 16 kugeza kuri 17 Nzeri 2016 nibwo The Ben yaryitabiriye. Uretse The Ben kandi na Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2015 Kundwa Doriane nawe yari mu bashyitsi bari batumiwe. Ku
kwa 19 Kanama muri 2016. The Ben yatumiwe mu gitaramo mu mujyi wa New York ahitwa Buffalo ku butumire bw'ihuriro ry'abanyarwanda batuye muri ako gace. Iki gitaramo rero cyabaye tariki ya 1 Ukwakira 2016. Mu kwakira uwo mwaka The Ben yashyizwe mu bahanzi bahatanira ibihembo bya East African Entertainment Awards byatangiwe New York ku ya 22 Ukwakira 2016. Aha rero yarahanganye n'abahanzi bakomeye barimo Diamond Platnumz mu ndirimbo yise Utanipenda. Rero yari hanganye n'indi ndirimbo ya Eddie Kenzo yitwa Maria Rosa, ndetse we n'indirimbo ya John McKinney na AKA yitwa Don't Brother, n'indirimbo ya Om Dimples yitwa Achiabare, ndetse yewe n'indirimbo ya MC Galaxy yitwa Hero. Muri Nzeri uwo mwaka nanone The Ben yisanze mu irushanwa ngarukamwaka rihuza abahanzi b'abanyempano muri Afurika. Uwa mbere rero akaba yarahabwa igihembo gikomeye cy'amahera 10,000 yose. The Ben rero yari kumwe n'umuhanzikazi Angel Mutoni ku rutonde rw'abahanzi 10 bo muri Afurika batoranyijwe guhatanira igihembo cya Prix Découverte gitangwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Muri Kamena The Ben yatumiwe mu gitaramo cyahuje abanyarwanda batuye mu Buholandi muri Nyakanga 2016. Ni igitaramo cyari cyateguwe na ambasade y'u Rwanda muri iki gihugu gihuriramo abanyarwanda batuye mu mijyi itandukanye muri icyo gihugu n'ibihana imbibi n'icyo gihugu ndetse na kimwe mu nshuti zabo. Inkuru z'urukundo nazo zakomeje kuvugwa cyane kuri uyu mugabo mbere yuko akora ubukwe n'Uwikeza Pamela. Tariki ya 26 Mutarama 2015 nibwo The Ben yemeye ko ari mu rukundo n'umukobwa witwa Medi uba muri Amerika. Icyo gihe rero yananyomoje amakuru yavugaga ko yaba yaramuteye inda. Gusa muri Kamena uwo mwaka hacicikanye inkuru zavugaga ko The Ben yamaze gutandukana n'uwo mukunzi we, nubwo ku ruhande rwe atigeze ashaka kugira icyo abivugaho. Gusa byanavuzwe ko uyu muhanzi yaba abana n'uyu mukobwa, ariko The Ben we akavuga ko kugira ngo agere naho uyu mukobwa atuye bimusaba amasaha 5 yose. Tariki ya 1 Mutarama 2017 The Ben yarategerejwe mu Rwanda kwifatanya n'abanyarwanda gutangira umwaka mushya muhire. Charly na Nina, Iva Buhavani ndetse we na Bruce Melodie ni bamwe mu bahanzi basangiye urubyiniro na The Ben icyo gihe. Benshi mu bahanzi bafite utuntu twihariye n'amabanga y'ubuzima bwabo banyuzemo abakunzi babo baba bashaka kumenya. Mu kiganiro kirambuye yagiranye n'ikinyamakuru Inyarwanda.com, The Ben wabaga muri Amerika icyo gihe mu byo yatangaje bitangaje harimo ko yigize umusirikare agatera ubwo umuyobozi w'ikigo yigagaho wari wamwirukanye. Ndabizi nawe ukeneye kumenya byinshi mu byo yaganiriye n'icyo kinyamakuru, byinshi mu byo mwibazaho rero bikaba binari muri icyo kiganiro. Reka natwe tukigarukeho kugira usobanukirwe byinshi. Inyarwanda yatangiye iti abanyarwanda benshi bakoze nka The Ben, ariko se ubundi amazina wiswe n'ababyeyi ni ayahe? Wavutse ryari? Wavukiye he? Ben nawe ati amazina yanjye ubusanzwe ni Ben Mugisha Intare akaba ari akabyiniriro banyitaga kera. Navukiye i Kampala KISUGU muri Uganda. Inyarwanda itatangiye kuririmba ryari? Indirimbo yawe ya mbere washyize ahagaragara ni iyihe? Ni ryari? Wari ufite imyaka ingahe? Ben ati natangiye kuririmba nkiri umwana, najyaga ndirimbira abashyitsi bose bazaga mu rugo batanabinsabye bakanezerwa. Ndumva ariko nari mfite imyaka hagati y'ine n'5. Hanyuma ndirimba muri korali ubuzima bwanjye bwose kugeza ku myaka 18. Namaze igihe kitari gito ndirimbana na Tom Close, gusa sinari mbikomeje na cyane ko nabaga mbisha mama wanjye, ntabwo yigeze yifuza ko naririmba indirimbo z'urukundo. Ubwo rero nkabimuhisha byatari. Indirimbo yanjye rero bwite yagiye hanze bwa mbere ntiyitwa Maso ku Maso. Inyarwanda itugitangira umuziki ntizenzozi wari ufite kugeza ubu se waba warazigezeho? Ben nawe ati inzozi zanjye zihoraho, ndibaza ko nta na rimwe nzicara nkavuga nti inzozi zanjye nazigezeho rwose, nubwo nagira kure hashoboka ko mpora ndota binini kandi ndota buri munsi kurusha rero ibyo byose narose ejo, ndota binini kurusha ibyo narose ejo hashize. Gusa mu byo maze kugeraho byose hari ibyo kwishimira, kandi si imbaraga zanjye rwose, ahubwo ni abantu bambaye hafi kuva ntangiriye inzira kugeza iyi saha. Kimwe mu bitazibagirana no gutumirwa kuririmba muri United Nations Headquarters n'ahandi henshi. Ibi byose rombikesha Imana n'abantu bakomeza kongera icyizere. Ubusanzwe uvukana n'abana bangahe mu muryango wawe? Se hari abandi baba baragerageje kuririmba?
Ben nawe ati turi abana batandatu iwacu kandi bose bazi kuririmba. Inyarwanda ikomeza igira iti kugeza ubu ufite umukobwa mukundana, ubundi se ubusanzwe uwo mukobwa ukunda yaba ameze gute? Ben nawe ati njye nkunda umukobwa wiyubaha akubaha Imana n'abantu, by'akarusho akaba yiyubaha. Nkunda umukobwa abahungu bose batinya, umukobwa nyine wiha agaciro, kandi nkunda umukobwa uri ureba kure. Aha rero The Ben yanze kwerura ngo avuge niba haba hari umukobwa bakundana. Inyarwanda iti mu bwana umuntu akora utuntu twinshi dutandukanye harimo n'udusekeje. Ni akahe kantu waba wibuka wakoze ukiri umwana gasekeje ku buryo nawe na n'ubu iyo ukibutse wiseka? Ben ati ntigeze kuzimya amatara y'ikigo cyose igihe niga kuri GS Dogahini, hanyuma baranyirukana ngo nza n'umubyeyi. Mama rero nta wari uhari kandi my uncle nawe marume nyine nawe ubanza yari kunyica iyo mubwira iyo nkuru. Ubwo rero mpitamo kwigira mu gasantere hari hafi aho, mbara amasaha kuva Igahini kugera i Kigali ukwangana. Hanyuma ashize nshaka telefone mpamagara headmaster umuyobozi w'ikigo nyine mu ijwi rinini nk'iry'abasaza ati uyu mwana ngezeho ariko nta mwanya ndi bubone wo kuzana nawe, gusa ndamukubise niyongera kudakora neza icyamuzanye uzambwire. Hunjyanye abasirikari Darfur ntingaruka nzazaho, nzahanyura rwose ubundi ndeba amakosa uwo mwana yakoze. Hanyuma headmaster numva nawe ubwoba buramwishe ati oya rwose ntuziri guhaca n'ubusanzwe si umwana mubi cyane rwose, ahubwo abanguke ku ishuri adasiba amasomo menshi. Nuko ngeze ku ishuri headmaster arambwira ati navuganye na papa wawe ariko ntuzongere. Ubwo nanjye mu mutima ati ntaguhamije rwose ntuzongere nawe. Inyarwanda iti ni ikihe kintu wagezeho muri muzika ukishimira cyane ukumva ko uryohewe no kuba uri umuhanzi? Ni ikihe gitaramo se cyagushimishije mu byo umaze kwitabira byose? Ben ati umwana witwa Rizzi warokotse jenoside yakorewe abatutsi yabaga mu kigo cy'imfubyi afashwa na Ibuka. Yari atarishima mu buzima bwe kuva jenoside yarangira kugeza igihe yabwiye abayobozi ba Ibuka ko azishima cyane nabona The Ben amaso ku maso bakajyana kumva y'ababyeyi be. Ibuka irampamagara irabintekerereza. Kuvuga rero nasobanukiwe neza cyane ko ikintu cyose kibaho kubw'impamvu. Ni kiri mu bintu rero kiri no mu bintu byatumye njyoherwa no kuba ndi umuhanzi, ikanatuma nemeza ko hari impamvu Imana iguha impano. Inyarwanda iti hari amakuru avuga ko The Ben yakuze akunda gukina umupira w'amaguru ndetse akanakinira ikigo yigagaho mu mashuri yisumbuye. Ibyo ni ukuri se waba warakina kuhe mwanya ubu uracyawukina? The Ben ati soka umupira w'amaguru nyine, uyu mupira nta maraso yanjye ubu nabwo ntawukina rwose. Icyo nahamya neza ko nuko igihe ntagifite nk'icyambere. Inyarwanda iti nihe ndirimbo yawe mama wawe yaba akunda kurusha izindi zose muzo umaze gukora? The Ben ati mama wanjye akunda indirimbo yitwa Rahira cyane rwose, gusa ubu ngubu harayitwa Nkwitende. Inyarwanda iti Abanyarwanda benshi bazi kuva indimwe n'umuraperi Green P muri Tough Gangs, ariko nta ndirimbo turumva mwakoranye nk'uko ujya ukorana n'abandi bahanzi benshi. Kubera ko udakorana n'umuvandimwe wawe habuze iki? The Ben ati ndabyifuza cyane kandi nawe nuko, gusa igisekeje byaratunaniye kandi tubyifuza kubi. I love my brother to death. Inyarwanda iti iyo urebye ku rwego rwa muzika nyarwanda ukareba nuko byari bimeze ugitangira kuririmba ubibona ute? Ubona bigana he? Ben ati muzika nyarwanda yacu hari byinshi, hari urwego yavuyeho ijya ku rundi rwego. Ni ibintu bishimishije ariko turacyasabwa gukora cyane kurushaho. Inyarwanda iti The Ben abahanzi mu bitaramo bitandukanye bajya bakora utuntu dusekeje dutandukanye. Ibuka ukiri mu Rwanda nta kahe kantu wibuka kaba karakubayeho nko mu nzira cyangwa mu rwambariro n'abandi bahanzi kakagusetsa cyane ku buryo niyo ukibutse na n'ubu useka? Ben ati kera ngitangira kuririmba nibwo bwa mbere nari ngiye kuri stage maze bahamagara The Brothers ngira ngo ninjye bahamagaye, maze ndiruka ngezeyo nsanga The Brothers bahantanze. Ndijijisha ntoragura agatambaro ka Dani Vumbi umwe mu bari bagize itsinda The Brothers. Ndagaruka maze nsanga abahanzi bose bari kunseka batembagaye. Inyarwanda iti mu ndirimbo zose waririmbye nihe ndirimbo waririmbye uvuga ku bintu byabayeho true story? The Ben ati indirimbo yitwa Kibona umwe ni true story ivuga ibintu byabayeho rwose. Inyarwanda iti ubu waba umaze kugira indirimbo zingahe zose hamwe? Muri izo zose nubwo ntayo udakunda nihe ukunda kurusha izindi? Ben ati mfite indirimbo zigeze kuri 30 gusa sinkizemo izo nakoranye n'abandi bahanzi kuko zo zagira kuri 200.
kandi rero yanarire kuyashyira hanze amarangamutima ye nyuma yo gukora ubukwe n'Uwikeza Pamela. Yahishuye ibyiyumvo bye nyuma y'umuhango ukomeye wo gusaba no gukwa Uwikeza Pamela wabaye kwa 15 Ukuboza 2023 kabiri Rusororo. The Ben yabishuye hari kwa gatandatu mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda aho yagize ati ndiyumva neza cyane kuba narabonye Imana ejo, Imana yabanye natwe rwose, ibyo sinatinya kubivuga uko twabonye ibintu bidasanzwe, abantu benshi baranezerewe narabibonye. Rero ku giti cyanjye tugarutse kuri uwo munsi nyirizina, umunsi nari nifitiye akantu kameze nk'akoba ariko kagenda kayenga bitewe n'uko umunsi wagenda gumera neza kurushaho. Ibyumviro byanjye rero ntabwo nabirondora. Ko The Ben rero yarabajijwe icyamuteraga ubwoba yagize ati n'ubwoba bw'ibyishimo, hari igihe ufite ibyishimo byinshi bigutera kugira amarangamutima hanyuma bikagutera ko ukuntu. Rero byari ibintu bidasanzwe kuko uriya munsi bwose nubwo wari uwacu wari umunsi w'ababyeyi buriya, ni ukuvuga ngo bubizi neza ko ari ibihe ababyeyi basengeye igihe kinini cyane, ababyeyi bacu babyifuje kuzayibona, noneho kubibaha bakiriho biba birenze cyane rwose. Ni kenshi rero uyu mugabo bagiye bamuhanganisha na Bruce Melodie ariko we kabyima amatwi ku buryo n'igihe yabivuzeho yavuze ko ntahangana akeneye. Umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi cyane nka The Ben yavuze ko atifuza igitaramo cyo guhangana we na Bruce Melodie, ahubwo hagateguye igitaramo cyabahuza bombi bagashimisha abafana babo. The Ben ntifuza ihangana rye hagati ye na Bruce Melodie. Ibi rero yanabitangaje mu gihe yiteguraga guhaguruka mu Rwanda yerekeza muri Canada, aho yaragiye gususurutsa abari bitabiriye inama ihuza urubyiruko izwi nka Youth Convention yabereye muri iki gihugu kuva ku itariki ya 25 kugeza kuri ya 26 Ugushyingo 2023. The 2023 Rwanda Youth Convention yabereye mu mujyi irimo Ottawa na Gatineau yo muri Canada, aho rero yari ibaye ku nshuro yayo ya 7. The Ben akaba yaranayitabiriye nk'umushyitsi w'imena akanasusurutsa urubyiruko rwayitabiriye. Uyu muhanzi rero mbere yo kwerekeza muri Canada yabajijwe n'itangazamakuru icyo atekereza ku magambo yavuzwe na Bruce Melodie ku bijyanye no kuba hateguye igitaramo bagahanganira ku rubyiniro, asubiza ko iryo hangana ridakenewe. Ati bitewe n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo nta bato cyangwa ihangana dukeneye hano, ijambo bato ntabwo rikenewe rwose. The Ben yakomeje avuga ko hagakwiye gutegurwa igitaramo cye na Bruce Melodie kigamije gushimisha abanyarwanda bagataha bishimye. Ati habaho ahubwo igitaramo cya The Ben na Bruce Melodie mu gihe runaka tukaza tugashimisha abanyarwanda, tugashimisha abafana ba Bruce Melodie ndetse yewe n'aba The Ben, abantu bagataha banezerewe. Mu myaka ishize rero nibwo hakomeje kuzamuka umwuka umeze nk'umuhanganisha abo bahanzi bombi, ndetse Bruce Melodie avuga ko rwose abantu nibashaka kuzana The Ben ngo bahanganire ku rubyiniro ko yiteguye kuzamucishaho akanyafu nta bwoba afite. Bruce Melodie yabitangajwe yari hamaze iminsi havugwa iby'uko yanga The Ben, ndetse yewe akaba yaranageze aho ashaka kumwicira igitaramo yari afite mu gihugu cy'u Burundi. Bruce Melodie rero yavuze ko nta kintu kibi yifuriza The Ben, ahubwo ko abimubwira ko amwanga ari bo babi, ndetse yewe agomba no gukomeza kubyirengagiza agakomeza gahunda ze zisanzwe. Ibi rero byageze ku rundi rwego nyuma y'uko The Ben agiye gutaramira mu Burundi akakirwa n'ibihumbi by'abafana kuva ku kibuga cy'indege kugeza mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Bujumbura. Ibi rero byatumye hari abafata Bruce Melodie nk'umuhanzi ufite igikundiro gikomeye muri iki gihe nk'umwe mu bagezweho, naho The Ben akaba ari umuhanzi ufite igikundiro bigoye kuzabona undi muhanzi wakigeraho nubwo hashira igihe adakora imiziki. Iri hangana rero hagati ya Bruce Melodie na The Ben kandi ryageze naho riva mu bafana rigera no muri bamwe mu banyamakuru bavuga ko bamwe bayobotse Team B ariyo Team Bruce Melodie, abandi nabo bakayoboka Team B ariyo Team Ben. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Twishima Abdallah yanyujije ubutumwa ku rubuga rwa X anenga bakomeje gushaka guhanganisha abahanzi barimo The Ben na Bruce Melodie. Abibutsa ko nta musaruro byatanga, ashimangira ko bidakwiye kuko bishobora kuzamura umwuka mubi yewe hagati y'abafana babo ndetse yewe nabo bwabo. Benshi mu bakunda umuziki nyarwanda bo bakavuga ko iri hangana ridakenewe rwose, ahubwo hakaba haboneka umwuka mwiza hagati yabo bakaba bakorana n'indirimbo nk'uko no muri Tanzania byagenze, aho Diamond na Harmonize abahanzi babiri bakomeye muri Tanzania bakoranye indirimbo yitwa Kwangwaru n'izindi nyinshi rero bagiye bazikorana. Birumvikana ko indirimbo rero ikenewe, ariko se ukurikije umwuka uri hagati yabo ubu ni indirimbo izakorwa ntibizanakorwa izakorwa ryari?
Bruce Melodie na The Ben twavuga ko aribo bahanzi bakomeye kurusha abandi hano mu Rwanda. None se wowe muri abo bose nuwuhe ufana? Niyihe ndirimbo ya The Ben wumva ukumva urayikunze kurusha izindi zose? Mutubwire ibitekerezo byanyu byose aho hasi muri comment. Ni byinshi twavuga kuri The Ben ariko munyemerere nsoreza aha. Reka nshimire wowe twabanye muri iyi video kugeza ku musozo. Ntibagirwe gukanda like kuri iyi video niba wakunze ibyo twagarutseho byose. Usanga izi nshuti zawe zizifana The Ben niba ubona ko iyi video hari icyo yazifasha. Ngaho kora subscribe ufungure inzogera ubundi tujye tubana mu biganiro byacu. Utubwire imbamutima zawe zose aho hasi muri comment. Wakoze gukurikira inkuru yabyo. Naho ubundi nge nitwa Raymond Green. Ibyiza byinshi nibyo mbifuriza.